si ikibazo kiri muri Rayon Sport gusa, ni ikibazo kiri mu makipe yacu menshi, nubwo wenda rimwe na rimwe amwe biturika nyine bikajya hanze bigasandara. Ugiye gukora iperereza neza usanga buriya ari ikibazo kiri mu makipe hafi ya yose hano mu Rwanda rwose. Ikibazo cy'imiyoborere cyabaye ikibazo. Na Kirugaju Rigani, waramutse umeze neza? Waramutse neza cyane Ruvuyanga. Nanjye meze neza, namwe? Turaho turashima Imana. Ni byiza rwose. Ariko ubundi uburyo aba bantu bakomeza kugenda bafata impande, ubwo ndavuga n'ubundi ni impande ebyiri rega zari ziri muri Reyo birazwi. Mu ruhande rwa Tadeyo muri komite executive ndetse n'uruhande rwa Muvunyi muri board. Aho ntibyateza ikindi kibazo. Bo babyigaga mu buryo bwa politike bareba ibijyanye n'icyo bivuze ku ituze ry'Abanyarwanda, ituze nk'ituze ya bo. Rero mu kubaganiriza baranabahamagaye banabasaba yuko ibyo bintu babikemura hagati yabo hakiri kare. Barabibabwiye rwose, kuko buriya ntabwo inzego zaza kwintervena ubwanyu mutari mwagera ahantu ibintu bigaragara yuko mwananiwe kubiha umurongo. So nicyo inzego zifuzaga. So wenda sindi bugaruke ngo bahamagawe n'uru rwego, bahamagawe n'uyu muyobozi, byagenze gutya. Gusa twigeze kubivugaho bwa mbere babasaba ko ikibazo cyakemuka. Babibutsaga ko umuryango ni uwanyu, umuryango ntabwo ari uwa leta, umuryango ni uwabo bareyo nyine. Aba bafana, aba bayobozi bareyo bavuyeho n'abariho, umuryango ni uwabo. Ariko nyine umuryango bien sûr ukorera imbere mu gihugu. So haramutse hatabonetse nyine icyo kintu cyituze mu miyoborere, birumvikana ko igihugu cyintervena mu buryo bwo kugira ngo ibintu bihabwe inzira nziza zo gukemukamo. So umwe rero mu bayobozi bavuganye yaravuga ati ariko simwe mwayisabye, mwavuze ko mwigijweyo. Bati yego. Ntuhise muyisaba, mwasabaga iki? Twasabaga kuyiyobora. Muza muri itsinda bari abantu mu itangazamakuru twita abasaza. Ubwo kandi iyo tuvuze abasaza, Muvunyi na Tadeyo baba barimo nyine nk'abayobozi n'abari abandi bose bakorana mu nzego zitandukanye. Ati none se yarabananiye, donc icyo mwasabiraga ikipe byarabananiye guhuza? Ubwo ni ingingo ya kabiri. Iyo ngingo rero yo kudahuza yaturukaga he? Mwe mwasabye ikipe, none mwatumye hataba ituze muri rubanda. Twebwe nka side ya politike biri kutwafekta, kuko politics ni iki? Ni ukumanaginga abantu, ni ukubona abantu batuje, ni ukubona abantu bameze neza. Ntabwo ari ukuvuga ngo reyitsinde, ntabwo ari ngo reyitware ibikombe byose mu gihugu, kuko si yo yonyine izabitwara, n'izindi zose ntabwo zizatwara ibikombe zonyine. Ibyo bya maproje sportif yanyu, ibyo leta ntabwo ibirimo accès. Kuvuga ngo mwazanye ngo umutoza ngo wenda w'umuhanga cyangwa utari umuhanga, umukinnyi w'umuhanga cyangwa utari umuhanga, ibyo ntabwo ari uruhande rwa leta. Leta ikitindaho ni icyo ngicyo cyituze muri rubanda. Icyo rero mu kubyiga, ikosa ryagaragayemo riri mu miyoborere ya Reyo ni inzego zitari zifite icyo bita amategeko ngengamikorere. Iyo niyo ngingo ya kabiri yanatumye n'ibi byose bibaho. Umva hari uruhande rwa board rwa Muvunyi, hakaba n'uruhande rwa komite executive rwa Tadeyo. Buri ruhande ntabwo inshingano zarwo zari zisobanutse mu buryo Rayon Sport iyoborwa. Ngo uvuge ngo uruhande rwa board ruyobowe na Muvunyi rukora ibi, uruhande rwa komite executive rwa Tadeyo rukora ibi, none ngo hajyemo icyo bita imbago. Amategeko ngengamikorere ni yayandi agera na hantu Ruvuyanga bakavuga ngo urwego uru nirwo rukora ibi, nirwo wenda ruzana abafatanyabikorwa b'igihe kirambye, nirwo rushyiraho umutoza, nirwo rushyiraho umukinnyi, nirwo rushyiraho abakozi mu nzego muri ekipe. Kuko wajyaga kumva nk'urwego rwa board ruravuze ruti turashaka yuko Murenza Budara aba CEO, ariko ugasanga urwego rwa komite executive Tadeyo yaravuze atoya njye nashyizeho Liliane. Bati ntabwo washyiraho umuntu tutabyemeranya. Ati kandi njye ni muri komite executive n'abatoya twe turi urwego rukuru, turi hejuru yawe, nitwe tubigena. Aho niho hagonganira za nzego zikagenda zigongana. Urwo ni urugero rumwe nazo, kubera yuko nta mategeko. Yego. Noneho RGB mu kubonamo icyuho rero yakibonye mu cyo bita stati ya Rayon Sport,
cyangwa yakibonye mu buryo Rayon Sport amategeko ayiyobora akoze. Ni ukuvuga ngo harimo ibice bitatu muri ubwo buryo bw'amategeko, wenda sindi bubijyamo cyane, twigeze kubiganira. Icyo kibazo rero mu buryo bigomba gukorwamo mu buryo bwo kubanza kugikemura, bavuze ngo ntabwo byakunda ko ayo mategeko yakorwa n'ubundi izo nzego zitumvikana zigihari, kuko ubundi niba mubyibuka kuri road map, ubundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere nibwo hagombaga kuba inama y'inteko rusange, hanyuma iyo nama y'inteko rusange Axel ikabanza igasesa izi nzego, hanyuma iyo nama y'inteko rusange ikaba ari nayo igomba gutorerwamo ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport. Ikibazo cyabaye ikihe rero? Mu buryo Lawfam yahawe gukora amategeko agomba cyangwa se stati ya Rayon igomba kuzagaruka ikamurikirwa abanyamuryango, hanyuma bayemeza hakabona gutegurwa iyo nama y'inteko rusange idasanzwe izabanza gusesa izo nzego ebyiri zitumvikana, board na committee executive, hagatorwa izindi nzego. Ntibemeranyaga ku bijyanye n'abari gukora iyo stati. Ndabisobanura muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo niba mwarabibonye igihe committee executive bayibazaga muri RGB batese ko twabahaye amezi 2 yo kuba mwamaze gukora amategeko stati ndetse mugashyiraho n'amategeko ngengamikorere, mukaba mutarabikora, byatewe n'iki? Bahise bavuga ngo ni board yagombaga kubikora, ntabwo yigeze ibikora. Committee executive iti tugiye kubikora, board iti sohora itangazo iti ntabwo mwemerewe kubikora. RGB itibonamo crisis, noneho yo nkigomba kuba ifite kamemu amategeko ari ku murongo ku miryango yose itari ya leta ikorera mu gihugu. Iyo icyo yagombaga gukora ni ukuvuga ngo okay, niba board na committee executive batumvikana kandi ari abantu bo mu muryango, nibajye ku ruhande dushyiraho indi komite y'inzibacyuho ifasha icyo bita gushyirwaho kw'ayo mategeko smoothly, mu buryo burimo ituze. Kubera iki? Kuko ntibashaka umuntu ujya gusa naho abangamira cyangwa se avuga yuko ibyakozwe we atabigizemo uruhare, cyangwa se yabangamiwe, cyangwa se yaryamiwe n'urundi ruhande wenda. Ubwo ndavuga muri babandi bakoranaga na ya Lawfam igomba kubakorera ya mategeko. Niyo mpamvu bana basabiye ko hagomba kubonekamo n'abantu b'abanyamupira bagomba kubafasha ariko baza amategeko. Niyo mpamvu Jules Karangwa yaje mu buriya, ni recommandation ya federation nk'umuntu wabayemo umunyamategeko, ariko bisabwe na leta n'igihugu na RGB. Muduhe n'undi muntu muri twebwe, urumva twe stati RGB ifite ubushobozi bwo kubireba ikabigenzura ko bati stati nibyo niyo, ariko ibintu biri technique byo mu mupira bigomba guhuza amategeko y'umupira uko asanzwe ateye mu nzego z'imiyoborere y'umupira ku isi. Niho bababwiye bati namwe nka ministeri ndetse na federation ni muduhe mu ndi muntu ugomba gufasha kugira ngo izi stati ziri bukoro, iyi stati iri bukorwe ariko inanahuzwe n'ibijyanye n'amategeko asanzwe y'umupira. Ubwo ndavuga muri bya bindi twita ngo n'amategeko ngengamikorere, noneho bya bindi byo gutaskinga abantu inshingano no kuzigena neza izo nzego n'izihe inshingano n'izande uyahera akagarukira he. Niyo mpamvu Jules yajemo nk'umuntu w'umunyamategeko aya ngaya nyine asanzwe biga mu ishuri, ariko noneho ufite expertise mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Icyo rero gituma igihe babahaye cyo gutekereza ngo baganire cyarushaho kugenda giteza ibibazo. Ntabwo bigeze bagira igihe cyo kuganira. Leta yabahaye igihe gihagije. Inzego hari abayobozi 3 bakomeye mu gihugu bagize umwanya uhagije wo kuganira n'aba bagabo 2, yaba Muvunyi yaba Tadeyo. Icyo bakoraga gikomeye ni ukuregana. Barampamagaye nge na Rugangura ku kiruga rw'imikino rutameze neza, ubwo n'abayobozi. Rugangura ati ni Rugaju wabyishe. Yabyisha ate? Nkavuga ibyanjye. Babaza Rugaju nti ni Rugangura wabyishe. Rugangura yabyisha ate? Nkavuga ibyanjye. Ntihigeze haboneka ubushake na buke kuri bo bwo gukemura ikibazo. Komite y'agateganyo harimo rwose abanyamategeko nk'uyu Maître Jean Bosco n'ubumwe, urumva ngira ngo hari amazina abantu bagiye babonamo ahangaha batari basanzwe wenda bazi muri ekipe ya Rayon Sport, kuko ahangaha muri aya mazina uko agera muri 5 usibye Murenzi Abdara ndetse na Gakwaya, andi mazina yego ugiye kuvuga ngo urayaza mu mupira wapi. Ni uvuga ngo ni abantu baba batoranyijwe na RGB higanjemo nyine
aba expert mu by'amategeko kugira ngo bakomeze gufasha ekipe kunoza ibi bijyanye n'amategeko. Urumva ko nacyo ari ikintu cyiza kuba harimo umuntu noneho muri RGB kugira ngo ukomeze kubafasha. Byarangiye rero ari uko bigenze ku mugoroba bahuye, ariko bahuye n'ubundi bagomba kweguzwa, bagiye banabizi kuko ku cyumweru nijoro bakiriye telefone ibabwira ko enough is enough, twabahaye umwanya, twabahaye igihe gihagije, mwasabwe gushyira ibintu ku murongo, byarabananiye, ntidushaka ko muzahura muri komite executive mu kwa mbere mufatane mu mashati murwane, kuko n'amavideo mwagiye mubona sirikira n'ibintu byagiye bitangazwa nyine mu bitangazamakuru, nta kintu cyo mutuzo cyari kiri muri Rayon Sport, nta namba rwose, nta cyari gihari. Rero nge navuga yuko twashimira inzego z'igihugu ko zabyize neza cyane. Bigaruka cyane nanone kuri cya kindi abantu bavuze Jean Fidèle ajya kuvaho cyangwa se nuko yashyizweho probably nyuma y'igihe kirekire, kuri ubu ngubu ibintu biratuje, abareyo batuze, twizere izi nzego zashyizweho mu buryo bw'inzibacyuho. Akantu kari positive kandi gatoya ruvanga na rigani nuko aba bantu burya ngo rwose ni n'abareyo, ngiye ntago nari mbazi pe, kuko ngo nk'uyu Maître Nubumwe ngo yabaye perezida wa fan club ikomeye, hanyuma Batista ngo niwe Batista yasimbuye fan club ya Rocket, urumva. Hanyuma Jose ni umukunzi wa Rayon Sport imyaka myinshi, bavuga yuko niwe wareze bagacinya nise wabo, ngo aba mu Bufaransa, ngo niyo fan club ya kabiri itanga akayabo amafaranga menshi muri Rayon. Hanyuma uyu Jose ngo asanzwe ari umuyobozi wungirije wa Ngenzuzi, yarasanzwe ari umuyobozi wungirije wa Ngenzuzi, bose umukunzi wa Rayon w'imyaka myinshi, bose rero ngo barazwi. Urumva ikintu cyiza kirimo ahangaha na meya ubwo abantu baramuzi, meya muri akantu keza karimo ahangaha RGB nge nayishima, ngo noneho abantu bagarutsemo ni abantu n'ubundi basanzwe bazi ikipe kandi banafite n'ubumenyi. Ntabwo Rayon abantu babyumva, Rayon ntabwo RGB yabazaniye abantu b'aba stranger, kuko igihe abantu b'abashyitsi